Ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikiye mbahaye ikaze muri wa mwanya tubagezaho amakuru menshi ajyanye na fashion ndetse na byinshi bigezweho bituma namwe mwese muba abasirimu cyangwa mugakomeza muri updated. Ibyo rero nta bindi ni kiganiro Tsapa Fashion Show nimugiraho mujya nge ndi Mireille umubyeyi. Nkuko nababwiraga rero uyu munsi twabateguriye byinshi bitandukanye ari igisubizo ku bantu bafite ikibazo cy'imisatsi idakura, abafite ikibazo cyuko batazi kogosha neza bakagira ingaruka zitandukanye nyuma yabyo. Hari amakuru menshi ajyanye na fashion yagiye aba muri iki cyumweru. Reka duhere muri fashion and lifestyle news. Muri fashion and lifestyle news rero tubafitiye amakuru menshi atandukanye. Reka duhere ku nkuru ya uyu rero akaba ari umudesigner umaze kugera ku rwego rwo hejuru, akaba akomoka mu gihugu cya Ghana, ubu ngubu akaba akorera mu gihugu cy'Ubwongereza. Uyu mwaka rero nibwo yatsindiye isoko ryo gukorera imyenda y'abakozi bose basaga 32,000 bakorera company ya transport y'indege ariyo British Airlines. Reka dukurikire byinshi kuri iyo nkuru. Umudesign ukorera mu Bwongereza ufite inkomoko muri Ghana, niwe watsindiye isoko ryo gukorera imyenda abakozi ba British Airlines. Boateng akaba agomba kurema design z'abakozi bagera ku 32,000 ba British Airlines bakorera ku isi hose bitewe n'ibyo bakora. British Airlines company y'indege ikaba yiyemeje gushora akayabo kagera kuri miliyari 4,500,000 z'amapaundi azakoreshwa mu myaka 5 harimo n'ibijyanye n'imyambarire y'abakozi bayo. Iyi kampani ikaba yitegura kwizihiza imyaka 100 imaze ikora. Akaba yaratangaje ko yishimiye cyane intambwe agezeho dore ko yatangiye aka kazi mu 1986. Akaba yarabaye umudozi wa mbere mu gukora catwalk show muri Paris Fashion Week. Akaba kandi yaranakoranye n'inzu y'imyenda Givenchy kuva mu 2002 kugera mu 2006. Muri uyu mwaka Boateng nibwo yashyizeho collection yiwe bwite y'imyenda y'abagore. Akaba avuga ko yiteguye gukora imyenda myiza ku buryo abakozi ba British Airlines bazaba bari confident mu kazi kabo. Dukomeje n'andi makuru, Minisitiri w'akarere ka Castilla y León muri Espagne yasabye ko hajya hashyirwaho imisoro ku bantu bajya mu mabutike acuruza imyenda bakipima. Minisitiri Maria del Olmo akaba avuga ko abipima imyenda bajya bishyura ngo bitewe n'uko benshi bajya kwipima iyo myenda bagamije kureba size bakwiriye bakajya kuyigura ku mbuga za internet ngo kuko ibihendutse. Nubwo abagurisha babyungukiramo ari benshi kwishyura ino misoro, hari benshi bamaganye iki gitekerezo ku mpamvu yuko n'ubundi inzu nyinshi z'imyenda zikomeye zisanzwe zigurisha mu mashopu ndetse na online. Akaba rero byose ari inyungu cyane cyane yuko bavuga yuko bibafasha kumenya size zabo bityo bakajya kugura biborohereye. Dukomeje n'andi makuru, icyamamare mu biganiro bya televiziyo byerekanwa ubuzima bw'abastari reality TV Kim Kardashian West yatangaje ko mu minsi ishize umugabo we yamubujije gukorana n'inzu yamamaza imyenda akamwishyura ayo yari guhembwa. Kim Kardashian umenyerewe cyane kuvuga kubera imyambarire ye cyane cyane ko akenshi aba yamamariza aba designers bakomeye, yavuze ko akibona ino deal yabanje kubaza umugabo we ngo kuko byashoboraga kurema kurushanwa hagati y'iyi myenda n'imyenda y'umugabo we Kanye West izwi nka Yeezy, bityo umugabo we akamuhakanira nyuma akamwohereza sheki ya miliyoni y'amadolari amushimira ko amushyigikira. Amafaranga akaba yarahwanye nayo yari guhembwa nk'uko tubikesha ikinyamakuru People. Si ibyo gusa kuko ngo yanahaye umugabane ku nyungu z'imyenda ya Yeezy uyu mugore wiwe Kim Kardashian. Mwabonye rero yuko niba uri umusitari ufite imyenda yawe yarageze kure abantu bose bayizi, bitabuje yuko hadashobora kuzindi company ngo bagukure mu zire cyangwa se habeho competition. Akaba ariyo mpamvu uyu mugabo Kanye West yahisemo kwihembera umugore wiwe akamwihera amafaranga yari guhembwa kugira ngo adakorana n'abo bantu bandi. Anyway, amafaranga nta kintu adakora. Reka twikomereze na Fashion Academy. Nkuko mumaze rero kubimenyera muri Fashion Academy ntazi tubigisha byinshi kugira ngo dukomeze kuborohereza ubuzima bwanyu. Uyu munsi rero twibanze ku kibazo cy'abantu bakunda kugira ikibazo cyo kogosha, yaba ari ubwanwa yaba ari incakwaha n'ahandi, ugasanga bagize ingaruka nk'uduheri nk'imiburu, ukabona barimo barishima kandi ari ibintu bibangamye cyane. Uyu munsi rero tujye kubereka ibintu byoroshye wagenderaho kugira ngo
wiyogoshe neza kandi uhore ufite uruhu rwiza nta ngaruka zindi zije. Reka dukurikire ni muri Fashion Academy. Ubuzima bwa buri munsi dukora byinshi twisukura, harimo no kogosha umusatsi ahantu henshi hatandukanye ku mubiri. Abakobwa n'abahungu twese dukunda guhura n'imbogamizi zo kutagira ubumenyi buhagije bw'uko bikora neza ntibigutera uduheri n'imiburu cyangwa se n'ibindi byose. Duhereye ku bintu bine by'ingenzi ugomba gukora wogosha ubwanwa. Icyambere, banza woge neza mu maso ukoresheje amazi y'akazuyazi kugira ngo uruhu rworohe ubone uko wogosha. Biba byiza iyo ukoresheje isabune yabugenewe yo mu maso cyangwa se indi isanzwe umenyereye gukoresha. Icya kabiri ukora ni ugushyiraho umuti wabugenewe wo kogosha, ibyo twita shaving cream mu cyongereza cyangwa se crème à raser mu gifaransa. Iyo umaze gusiga shaving cream ku bwanwa, ufata urwembe rwo kogosha rudashaje ukagenda wogosha gake kandi woroheje kugira ngo utikeba. Uko ugenda wogosha kandi ni nako ugenda wunyuguza urwo rwembe rwawe ukuraho ibyo umaze kogosha. Iyo uri kogosha biba byiza kugerageza kogosha neza hose, cyane cyane abirabura bagira imisatsi yizingazinze ituma hari igihe ikurira imbere mu ruhu ikabura uko isohoka, aribyo bitera uduheri twita imiburu. Iyo wogoshe neza utikase bikurinda kugira ibyo biheri, aribyo twita mu cyongereza ingrow hair. Iyo umaze kogosha rero woga mu maso n'amazi akonje, ugahita usigaho amavuta yagenewe nyuma yo kogosha, ibyo twita after shaving lotion cyangwa se lotion après rasage mu gifaransa. Ku bijyanye no kogosha incakwaha no mu myanya y'ibanga kugira ngo wirinde uduheri, icyambere ukora ni ukoga neza aho ugiye kogosha n'amazi ashyushye iminota igera kuri 3. Icya kabiri ni ugushyiraho umuti wo gukiza uruhu ruba rupfuye. Hari umuti wabugenewe, gusa iyo utawufite ushobora kwikorera uwawe bwite ukoresheje akayiko kamwe k'amazi y'indimu, utuyiko 2 tw'isukari n'akayiko kamwe k'ubuki, ukabivanga ugasiga aho ugiye kogosha ukabimazaho iminota igera kuri 3 cyangwa se 5. Iyo urangije urongera ukoga ukabivanaho n'amazi y'akazuyazi. Icya gatatu ukora ni ugufata urwembe rwabugenewe ukogosha mu cyerekezo cy'umusatsi ukuru ujyamo buhoro buhoro kugira ngo utibabaza. Nyuma yo kogosha woga n'amazi akonje, ubundi ugasigaho amavuta yabugenewe cyangwa se coconut oil. Ku bijyanye no kogosha mu kwaha, biba byiza iyo bikozwe nijoro kugira ngo udakenera kwitera spray ugiye nk'ahantu bikakurya cyangwa se bikagutera uduheri. Ngira ngo rero mwakurikiye neza ibintu umuntu akoresha kandi byoroshye kugira ngo yiyogoshe ntagire ingaruka zitandukanye nk'uduheri nyuma y'imisi. Nk'abagabo babyukaga ukahita ukubitaho urwembe ukahita wirukanka, hashira iminsi ugatangira kuvuga ese ko mbona nazanye imiburu biragenda bite, ugatangira gushyiraho amavuta n'ibindi byose. Nizere yuko rero rwose mwabonye igisubizo. Niba kandi utanabibonye neza, ushobora kujya kuri page yacu ya YouTube ukandikamo Tsapa Fashion Show ugakora subscribe ukabasha gukurikira ibyo biganiro byose ndetse n'ibindi byinshi tuba twabigishije. Tugeze rero muri interview. Muri interview rero umutumirwa dufite akaba ari umwari wabaye igisonga cyambere muri Miss Africa cyangwa se first runner up Miss Africa muri 2017, akanaba n'igisonga cya gatatu cyangwa se third runner up muri Miss Rwanda mu mwaka wa 2015. Rero nta wundi akaba ari Mutoni Fiona watuganirije byinshi cyane cyane ku kamaro umumisi afitiye societe. Reka dukurikire ikiganiro twagiranye nawe. Bahaye kaze muri interview bitewe nuko abantu benshi bakunda kutwandikira batubaza ibibazo bitandukanye ku ba Miss cyane cyane no ku mwuga wo gukora modeling. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi twatumiye Miss Pheona Mutoni kugira ngo adusubize bimwe mu bibazo by'amatsiko abantu benshi dukomeza twibaza. Fiona Mutoni, tugaye kaze. Urakoze cyane. Umeze neza? Neza neza cyane. Ushobora kwibwira abantu? Well, nitwa Naringwa Fiona Mutoni, ndi umunyarwandakazi. Na participatinze muri Miss Rwanda 2015 imbi gisonga cya gatatu. Nongera njya no muri Miss Africa
muri 2017 nabashije kuba igisonga cyambere ndi umunyamideli ndibaza niyo hari ibindi umukunzi urubatse ntago nubatse well ibyo ntabwo twabiganira n'ubu ngurisha amakuru it's okay ese utubwiye muri make nk'ayo waparticipe muri Miss Africa ukajya no muri Miss Rwanda ubundi Miss niki in general Miss abamaze iki by'ukuri ntabwo navuga ko Miss aba afite akazi specific agomba gukora kandi abakobwa batandukanye ba participating muri izi beauty pageants baba bafite impamvu zitandukanye bazijyamo ariko Miss platform yayo ni platform nziza cyane, platform ituma umenyekana, ability zawe zikamenyekana, platform igufasha kwiyubaka nkawe, ukubaka self esteem, ukagira confidence, ukamenya kuvugisha abantu, ukamenya no gushakisha solutions muri problems zihari. Yeah, so njyewe ngiye kugenda muri Miss Rwanda bwa mbere nuko nari maze amezi makeya mu Rwanda nari maze amezi makeya mu Rwanda maze nshaka nyine kugira ngo nshakisha akazi abantu bamenye nyine mbona akazi ko gukora noneho niho nabonye platform ndavuga yingiye nyine mfite icyizere reka ngene muri Miss Rwanda kugira ngo abantu bamenye kandi nanje mbashe kwiga n'ibintu. Yeah. Hanyuma se hawe umuntu aparticipe muri Miss Rwanda then nyuma kaza kujya muri Miss Africa hari itandukanyirizo ubona like nke bitandukanye se baradusize kandi why ni bihe bintu baturusha? Well, navuga ko mu Rwanda baragerageza like bari gukora ibintu byinshi ibintu byiza cyane ariko ugiye go participating muri pageants zo mu bindi bihugu uhura n'abantu bateye imbere kazi Miss Africa yabereye mu gihugu cya Nigeria. Nigeria in itself ifite beauty pageants zirenga 10 ziba buri mwaka like zitandukanye ku buryo abantu babikozemo umwuga wo organizing beauty pageants kandi ukabona hari abakobwa benshi cyane bazi akamaro ka beauty pageants baba bashaka kugendamo, so they are very competitive, so ugasanga nkanje ugiye hariya ubwa mbere I was just like okay sawa reka mbanze nimenyereze uko ibintu bimeze kugira ngo nanje nyine mbashe gutera imbere. Okay, Fiona wageze ahantu kure akameme birumvikana, so niziye hano hari abana bari batoya byiyumva ariko azaba Miss nshaka Miss cyangwa bakomye bagupushinga ariko ukabona ntago bazi tips zangombwa umuntu agenderaho kugira ngo agere kure. Muri makeya tips cyangwa ikintu nabwira abakobwa bashaka kujya muri beauty pageants ni ikintu cyambere nagari kuba ufite qualifications. Kuntu bavuga ngo turasaba umukobwa uresha gutya umukobwa usa gutya, icyo nagari ikintu cyangombwa. Ikintu cyangombwa ni wowe ube wiyizi, wowe uba ufite rules, uba ufite ibintu ugenderaho mu buzima bwawe ku buryo ugiye no muri izo beauty pageants zizana exposure nyinshi cyane uhita umenyekana, maze hakaza challenges nyinshi cyane. So iyo wowe utazi ikintu ushaka gukora, ikintu ushaka kugeraho mu buzima bwawe, wagera aho ngaho ukumva habaye haje ibintu byinshi cyane nawe bikagucanga. So inama ya mbere nagira abakobwa ni manze mwimenye, mumenye icyo mushaka kandi mugende for these beauty pageants bitari for wrong reasons. Yego. Okay. Hanyuma se urabona hano mu Rwanda abantu benshi bakunda kutwandika ko se ibintu by'abamisi buri gihe Miss kanaka yaje Miss wiki nyine ukubona ibintu byabaye Miss kuko bikaba bitera yuko abantu benshi batangiye kugiraho negative impact about it. Nkawe uzi akamaro kabyo ese nk'ukuno ubona ama beauty pageants nk'ukuri kubyita agenda yiyongera urabona biri is it a good thing cyangwa I feel like it's a good thing. Kubera nyine abakobwa benshi baraza kubona platform yo ku getting exposed kandi exposure ni ikintu cyiza cyane gikora ugakura mu mutwe, ariko navuga ko dukeneye role models abakobwa barebereraho kugira ngo baramutse bagiye muri zo competitions bakamenya gukora ibintu byiza. Ntabwo navuga ibintu bijyanye n'umucyo kubera twese we have different beliefs, ariko ibintu bitatakaza agaciro k'umukobwa nibyo nabivuga.
role models cyangwa mentors abantu babigisha. Hanyuma se tuvuye ku byaba Miss akandi kazi ukora ko ukora modeling, right? Aho ngaho watubwira ikintu niki cyatumye ujye gukora like those runway shows. I see you most places. And again ukatubwira like niki cyatumye ujya kubikora again, nizihe nyungu, niki cyiza cyabyo nanone ku bantu bifuza kubikora, and of course the challenges. So I grew up in Kenya. Noneho in Kenya growing up, modeling had developed cyane. Kandi mu rugo nari mfite cousin wari model. So I grew up tugenda kumureba akora fashion shows and everything, so I loved it. Yaramfashije cyane. Nagiye muri Miss Rwanda kubera mfite background muri modeling. Kubera nari nzi kugenda, menya kugenda imbere y'abantu, menya kwitwara ahantu hari abantu benshi. So modeling yaramfashije cyane. Ariko harimo challenges nyinshi cyane. Like nko muri any other industry, zose ziba zifite mo challenges. Kandi cyane industry ijanye n'ubwiza, beauty, ibintu nk'ibyo. So usanga hari nk'abantu bashaka guteka advantage, ugasanga hari nka photographers, bashaka ibindi bintu, ugasanga hari fashion organizers nabo bafite ibindi bintu cyane ko ari abakobwa. So aho ngaho hari challenges nyinshi cyane, ariko it all comes back to niba wowe like you know yourself, you know your limits, if you know what you want, kandi hakaza na self respect. Nibyo nyine byagufasha gukomeza gukora ibintu byiza, kandi no kugira like umuryango who is very supportive, umuryango like cyangwa abantu bakuri hafi, abantu wazi ukaganiriza about the challenges bakagufasha nyine kuzikemura. Kandi ikintu twashiramo imbaraga ni turi gupromotinga ngubu kuntu leta iri gupromotinga made in Rwanda products. Ni ikintu cyiza cyane, but I personally feel like in states ya gupromotinga like designers bakora ibintu bijyanye na made in Rwanda, because designers ntago ari bo bonyine bakora the products. Uba ukeneye model niwe wambara icyo kintu cyawe kugira ngo abantu bakibone. Model niwe ukora icyo kintu cyawe cyiza, so na models. Hakaba na photographers, abafotora kugira ngo abantu babashe kubona that product, hakaba makeup artist. So industry ifite ibintu byinshi cyane. So instead of just promoting the products, made in Rwanda products, bagomba kureba n'ukuntu ba promoting all these other them models, the fashion designer, photographer, makeup artist, kugira ngo twese tuzamukire icyarimwe. Apart from modeling na n'ibindi fashion yawe. Mfite fashion nyinshi cyane, reka ndebe kubyina. But navuga ko nkora iki. Ubu ngubu ndi umunyamakuru, ni nabyo ndi kwiga muri kaminuza y'u Rwanda. So niko kazi maze nkora, maze imyaka nk'itatu ndi kubikora. Nsanzwe nandika, ariko ubu ngubu nkaba ndi gukorana na TV mu bintu bijyanye na reporting, gushakisha inkuru. Hanyuma se muri ibyo bintu byose bitatu, ushaka kuzakomeza ubikoramo partly or you want to focus ku kintu kimwe? Nihe ushaka kugera kure cyane? Navuga muri ibyo bintu bitatu. Okay, nangiye na kuba Miss. Kuba Miss ni title ufite. Ntabwo navuga ko ari akazi. Ntabwo navuga ko wabasha kubona ubuzima from kuba nyaminga, And then when it comes to modeling, I would love to do modeling as my career. Ariko mu Rwanda nta mafaranga arimo, kandi instead ntabwo ndi gutekereza ubu ngubu ndabizi nyine nashyiramo modeling imbaraga nkatera imbere and everything, but ndi kureba ahejo. Kuko ubu ngubu nkomeje with modeling yet n'amafaranga arimo, ese ejo nzaba ndi hehe? So that's why nyine I chose journalism as my career. Ariko nyine I have a passion for fashion. Fashion nagizaje ahantu, nayo izaba ihari, nzaba nyikora, like hari opportunities nayo nzaza nyikurikirana nabyo. And who are your role models? In life, okay. Muri journalism, there is a Kenyan journalist witwa Julie Gishuru. She's inspired me kuva ndi umwana. And then when it comes to modeling ndabantu benshi batandukanye. Hari Gigi Hadid, Naomi Campbell, Wachera, Tyra Banks. Because, okay, urebye nk'ubu ngubu
mu Rwanda yes nago hari platform nago hari fashion shows nyinshi cyane ariko field ya gukora modeling nago ari runway shows gusa harimo categories nyinshi zitandukanye hari gukora billboards hari kwambara for example nungu babita Instagram models kwa kundi nyine nka products ikaza tuvuge nk'inyanji ikaza bashaka model bakagufotora ariko ukoresha amafoto yawe kuri social media zitandukanye you know hari gukora voice overs hari aho bafata just your body part niba ari intoki zawe kuzikoresha for a product cyangwa ibirenge you know hari modeling urebye modeling ni harimo criteria nyinshi cyane so ni it's like ubonye muri runway hatari akazi like shows nyinshi cyane zo gukora you shouldn't give up you know komeza ushakishe n'ahandi hantu kandi mu bindi bihugu byo muri East Africa haba hari shows nyinshi cyane ubonye mu Rwanda na show ihari genda Uganda hari Kampala Fashion Week genda Nairobi hari izindi nyinshi cyane you know so kandi ukomeza ushakishe one thing I used to do ni uragenda John Joe najaga ngenda nkareba fashion shows bera muri Africa yose maze ngatoranyamo izo nshaka abo bantu nkabandikira nka email you know nkabandikira email ngabohereza portfolio yanje nkababwira nyine kuntu nanje nyine ico nabamarira ngiye muri yo fashion show kandi ikiza nyinshi zagiye zinsubiza yes kandi zikananumira kugenda muri ibyo bihugu gukora modeling you know so nibyo ngibyo nabagira inama ni it's if you really have a passion don't give up you know komeza ushiremo imbaraga komeza ushakisha ahantu hatandukanye kandi shakisha abantu bari muri yo field deja bakumwaganira kugira ngo bagufashe nabo gutera imbere yes myumvi rero byinshi Miss Mutoni Pheona yadusubije cyane cyane ku bibazo abantu benshi bakunda kwibaza ese akamaro ka Miss nakahe ese inshingano ziwe muri societe ni izihe ese abikora gute abifatanyije no kuba umumodo cyangwa se kwerekana imideli cyane cyane yuko Miss Mutoni Pheona ari umunyamideli cyangwa se umuntu werekana imideli ukomeye hano mu Rwanda dore ko yagiye anahabwa amahugurwa menshi harimo n'amahugurwa yahawe yo hanze reka dukomeze rero na celeb style muri celeb style rero uyu munsi tukaba tugiye kuvuga ku cyamamare muri football rero nta wundi ni Neymar Junior de Santos hari abantu rero bari baratwandikiye badusaba kugira ngo tuvuge byinshi ku bijyanye n'imyambarire dore ko amenyerewe cyane ko agira style zihariye kandi akunda no kuberwa ni mukurikire rero ni celeb style Neymar da Silva de Santos Jr. umukinnyi w'umupira w'amaguru ukomoka mu gihugu cya Brazil ni umwe mu bakinnyi bakurikiranwa cyane ku isi haba mu kazi akora ndetse no mu myambarire ye uyu mukinnyi w'imyaka 26 akiniye ikipe y'igihugu ya Brazil ndetse na Paris Saint-Germain akaba afatwa nk'umwe mu bakinnyi ba football ba mbere ku isi bakarebwa cyane ibi bikaba biterwa n'uko yambara imyenda ya mbere igezweho ku buryo abamubonye bose bavuga ko yambara nk'umustar pe imyenda akunze kugaragaramo ni casual irimo imipira ikunda kuba miremire n'ama jeans arimo asanzwe ndetse n'aya beshi ikindi uyu mukinnyi akunze kwambara ni inkweto zitandukanye cyane cyane ama sneakers Neymar yambara amakoti meza cyane araya kwiri ndetse n'andi ya jeans muri rusange imyenda Neymar akunze kugaragara yambaye cyane cyane iyo agiye gukina ni smart casual bivuze ngo imyenda yo mu minsi isanzwe ariko irimo kurimba kubijyanye n'imyenda ye bwite Neymar akorana n'uruganda rwa Nike aho bakoranye inkweto zo gukinana bita Neymar football boots izi rero zikaba ziri mu bwoko butandukanye zigurishwa ku rubuga rwa Nike si inkweto gusa kuko harimo n'indi myenda ya siporo ijyanye nazo harimo ama joggings imipira ama jackets n'ibindi si imyenda gusa kuko Neymar yakoze parfait z'ubwoko butandukanye cyangwa se imibavu zizi ku izina rya Pracar Noir Neymar akunze kwitabira ibirori bya fashion bikomeye aho agaragara yambaye imyenda itandukanye myiza kuri red carpet hakaba ari naho aba ari kumwe n'umukunzi we mwabibonye rero byinshi ku bijyanye n'imyambarire y'icyamamare Neymar Junior de Santos amenyerewe cyane muri football ariko nanone akaba agira style ze zihariye nyinshi kandi benshi bakunda nizere yuko mwebwe mwatwandikiye mudusaba yuko twamuvugaho
mwanyuzwe. Reka kandi nanone mbabwire yuko ushobora kutwandikira ukatubwira ku cyamamare waba wifuza yuko tuganira nawe, arabo mu Rwanda arabo hanze bose nta kibazo. Tugeze rero muri pro tips. Twongeye kubaha ikaze muri pro tips, nizere yuko mwagize icyumweru cyiza. Turashimira mwe mwese mukomeje kuduha ibitekerezo ndetse n'ibyifuzo byanyu byakorerwa muri pro tips. Uyu munsi rero tubafitiye ibintu byiza cyane, nizere yuko muri buze gukurikira neza uburyo bikorwamo. Abantu benshi dukunze kugira ikibazo gikomeye yuko imisatsi yacu idakura cyangwa se icika cyane. Uyu munsi rero tubafitiye igisubizo. Tugiye kurebera hamwe uburyo butandukanye ushobora gukoresha kugira ngo umusatsi wawe ukure vuba kandi ukure neza nk'uko tubyifuza. Reka twigire hamwe. Uburyo bwa mbere turi bukoreshe ni igitunguru, naho uburyo bwa kabiri tugiye kurebera hamwe turakenera amazi y'umuceri. Uburyo bwa mbere rero tugiye kurebera hamwe ni uburyo utunganya igitunguru cyawe kugira ngo ugishyire mu misatsi. Intambwe ya mbere ni ugutonora igitunguru cyawe. Iyo urangije gutonora igitunguru cyawe, ikintu cya kabiri ukora ukata igitunguru cyawemo ibice bine. Iyo umaze kugicamo ibice bine ukinyuza muri blender cyangwa se ukagisekura uramutse ufite isekuru yawe isukuye neza, cyangwa se ukagitogosa amazi avuyemo niyo ushiramo mu misatsi yawe. Iyo umaze rero gusya igitunguru cyawe ufata ibivuyemo warangiza ukabiyungurura neza, amazi avuyemo niyo ugenda usigiriza mu misatsi yawe. Ariko biba byiza cyane iyo ubikoze igihe ugiye kuryama kugira ngo iyo mpumuro itaza guteza ikibazo mu bantu. Uburyo bwa kabiri rero wakoresha kugira ngo umusatsi wawe ubashe gukura neza nta bundi ni ugukoresha amazi y'umuceri. Amazi y'umuceri rero ufata umuceri wawe mukeya ndetse ugafata n'andi mazi make. Warangiza ugafata uwo muceri wawe ukawushira mu mazi nibura mu gihe cy'iminota 15. Iyo bimaze kwivanga rero amazi avuyemo niyo ufata ukayayungurura, warangiza ukajya uyashyira mu musatsi wawe ugiye kuryama. Nizere yuko pro tips uyu munsi yabafashije. Ubutaha tuzigira hamwe uburyo wakoresha kugira ngo ukire ibiheri byo mu maso. Yari Joyce Munyana, mugire icyumweru cyiza. Mwabyiboneye rero yuko ushobora gukemura ikibazo cy'imisatsi idakura cyangwa se ikomeza icika ukoresheje ibintu wifitiye iwawe mu rugo, kandi mwabibonye yuko byoroshye kubitegura. Nizere yuko rero mutazongera kugira iki kibazo kandi twaberetse igisubizo cyacyo. Reka dushimire mugenzi wacu Munyana Joyce kuri byinshi akomeza kutugezaho bitworohereza ubuzima bwacu bwa buri munsi. Akaba ari naho rero nahera mbabwira nti uramutse ushatse kuduha icyifuzo ku cyo waba wifuza yuko twaganiraho mu kiganiro cy'ubutaha, kuduha igitekerezo se cyangwa se kwamamaza, watwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp iri kuri screen yawe. Ushobora no kudukurikira kuri social media zacu arizo Instagram, Facebook ndetse na Twitter. Bashaka rero kureba ibiganiro byacu byose ko byagiye binyuraho, wajya kuri YouTube ukandikamo Tsapa Fashion Show ugakora subscribe ukabikurikira byose uko byakabaye. Wifuza rero kumenya amakuru menshi ajyanye n'ibigezweho ndetse n'ubuzima bwa buri munsi kugira ngo uhore uri updated, wasura website yacu ariyo www.tsapafashion.com. Ushobora kandi no kutwandikira kuri email yacu ariyo info@tsapafashion.com. Akaba rero aha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, gusa sinahera ntashimiye mwebwe mwese mukomeza kutwandikira mutwereka yuko mudukurikiye, muduha ibitekerezo bitandukanye. Ni ibintu by'agaciro cyane kuri twebwe. Sinagenda kandi ntashimiye equipe technique iba yafashe gutegura iki kiganiro, ku buhanga bw'ibyuma Olivier Umukura ndetse na Fabrice Ndayishimiye, ntibagiwe na mugenzi wanjye Munyana Joyce. Dusoreje ahangaha rero, naho ku cyumweru gitaha saa 1:30.